Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi. Quoi? Approche. Quoi? Gagne. burya umuntu aho ava akagera arangwa amahitamo meza cyangwa mabi, haba mu byo ukora, haba mu nshuti ugendana nazo, haba aho uba, haba aho ugenda, haba ku kazi, hose uzarangwa amahitamo rero ashobora kuba amahitamo yoroheje cyangwa amahitamo akomeye. Amahitamo yoroheje ni amahitamo abantu bakora ariko batazi ngo afite izihe ingaruka zirahari ariko ziba zitinze. Mu gitabo Atomic Habits bagaragaza ko amahitamo yoroheje ariyo mahitamo nyamahitamo, kuko niyo mahitamo agena umuntu uwo ari we, agena umuntu uwo azaba we. Amahitamo akomeye abantu benshi barayatinya, ntibayakora. Niba ari ukureka akazi ntabwo wakareka kuko biragoye, ariko amahitamo yoroheje nko kubyuka, kugira icyo unywa, kugira icyo urya, gukora siporo, ni amahitamo tubona ko yoroheje ariko afite umumaro munini mu buzima bwacu. Ese wowe hari amahitamo wigeze ukora? Ese ujya utekereza ku bantu bagiye bagira intsinzi? Twavuga nk'abakinnyi, twavuga nk'abanditsi, abasomyi ndetse n'abanyepolitike bagiye bakora ibintu bitangaje. Aba bose baranzwe n'amahitamo ndetse no kudacika intege. Iyo biyemezaga ikintu baragikurikiranaga mpaka. Ese wowe niko nawe bigenda? Iyo uhisemo ikintu uragikurikirana cyangwa iyo ugeze hagati urabireka? Muri ubu buzima tubayemo birasaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umuntu aharanire icyo yiyemeje akigereho, kubera yuko duhura n'inzira nyinshi zitugoye. Duhitamo rimwe na rimwe tugahitamo nabi, rimwe na rimwe twaba twahisemo inzira tukibuka ko inyuma hari indi twasize tukagaruka inyuma. Ese ibi birakwiye? Niba hari ikintu dukora, reka tugikorane umutima mwiza, reka tugikurikirane, reka tugishyireho umuhati, turebe ko tutakigeraho, kandi nituramuka tukigezeho bizaba ari intambwe nziza yerekana ko impinduka zishoboka. Ibi birashoboka rwose. Gusa ikibazo kibaho ni uko hari igihe usanga amahitamo wowe wafashe cyangwa wakoze atandukanye cyane n'amahitamo wifuzaga guhitamo. Iyo wamaze guhitamo rero ushobora no gusubira inyuma ugatangira amahitamo mazima, ugafata umuhanda ugenewe, umuhanda muzima wo wifuza kugenda. Ariko uwo muhanda nuramuka uwufashe, ndakwinginze ntuzawuvemo, uwo muhanda ni wo wawe. Ikindi, hari igihe wowe iyo uri muri iyo nzira wafashe nshyashya wifuza gusubira hahandi. Nshuti yanjye, nuhora muri zigzag ntaho uzagera. Hitamo inzira ya nyayo uzabigeraho. Ikigoye ni uko ushobora kuvuga ngo ntabwo bigiye kugerwaho, ariko niba ubyifuza wowe banza wibaze ngo ni ayahe mahitamo yanjye? Ese niyo ndimo cyangwa si yo ndimo? Niba atari yo urimo, hindukira ugaruke inyuma uze ubikore. Ndabizi neza ko wabikora, nta kibazo, wabishobora. Wowe bikore nonaha. Niba uri mu nzira, komereza aho ngaho. Niba utari mu nzira, gira vuba ugaruke mu nzira igihe kitarakurengana, kuko igihe gishobora kukurengana ugaruka bikazagutwara umwanya munini cyane. Ariko niba ukiri mu nzira biroroshye, kuko ubu ngubu wanakomeza inzira yawe, ahubwo ukirinda no gusubira inyuma. Ibi wabikora cyane.